bisanzwe. Gutsinda ibizamini bya leta bisaba imyiteguro ihagije, kwiyemeza no gukoresha uburyo bufatika. Hano dufite inama 14 wakurikiza ugatsinda neza ibizamini bya leta. Inama ya mbere, menya neza uko ibizamini biteguye. Ahangaha turaza kureba icya mbere, menya neza integanyanyigisho n'amasomo azakorwa mu bizamini bya leta. Jya wibanda ku nsanganyamatsiko z'ingenzi zagarutsweho cyane mu masomo no mu nyigisho z'abarimu. Hari ukureba ibizamini bya leta byakozwe mu myaka yabanje, witegereza neza uko ibibazo bigiye bibajijwe n'uburyo bisubizwa. Inama ya kabiri, tegura gahunda yo kwiga. Kora gahunda y'igihe izwi kandi ihuye n'ubushobozi bwawe. Ukwiye gusaranganya amasomo yose, nta somo usize inyuma mu masomo uzakora mu bizamini bya leta. Ni gukora amasomo 5, ukamenya ngo aya masomo 5, irya mbere ndihaye iminota runaka, irya kabiri iminota runaka, cyangwa se ndihaye iminsi runaka, nzajya ndyigaho mu mayetide, nzajya nkora njyenyine. Ikindi, usimburanye amasaha yo kwiga n'ibihe byo kuruhuka. Ntabwo ushobora kwiga gusa ngo wige amasaha menshi cyane utanyuzamo akaruhuko, kuko buriya n'ikiruhuko ni ngombwa, gishobora gutuma usubiza ubwenge ku gihe, kandi n'ibyo wize nabyo bikakugirira akamaro cyangwa se ukabigumana mu mutwe. Inama ya gatatu, kora imyitozo yo gukora ibizamini byabanje. Aha ntushobora gutegura, niba umukandida utegura ikizamini cya leta, ntushobora gutegura ikizamini utazi n'ibizamini byabanje mu gihe cyashize. Ugomba kwibanda muri ibyo bizamini bijyanye n'amasomo uzakora, ukareba ibibazo uburyo bibazwa, ukareba ibyo bibandaho, ukareba n'uburyo bishobora kuba bisubizwa. Ahangaha wakifashisha amaserivisi y'ibizamini y'ibibazo n'ibisubizo byagiye bikosoka mu bizamini bya leta, ukaba wabyiga ukabisubiramo, ukareba ko ibyo bibazo ushoboye kuba ubishoboye. Cyane cyane nk'iyo ukiri mu mwaka hagati, hari unities utari wakageraho, icyo gihe wibanda ku mayuniti y'imyaka yagiye ibanza. Niba uri mu wa gatatu, hari ibibazo biba byabajijwe byo mu wa mbere no mu wa kabiri. Niba uri mu wa gatandatu, hari ibibazo byabanje byagiye bibazwa mu myaka yabanje, mu wa 4, mu wa 5 ndetse no mu wa 6 ku mayuniti aho mugezeho. Icyo gihe rero ibyo bigufasha kuba wareba ibibazo bikunze kwibandwaho cyane bibazwa mu bizamini bya leta. Ongera usubire mu bizamini byakozwe kandi ushake ubufasha ku byo udasobanukiwe neza. Aha ni ngombwa cyane, iyo hari ibibazo ukora cyangwa se ugizeho imbogamizi, ugomba gushaka ubufasha, wabaza mwarimu, wabaza bakuru bawe bashoboye kubisoza kandi babitsinze neza. Ahangaha ugomba kubyitoza, kubaza aho bishoboka hose. Inama ya 4, wibande ku masomo y'ingenzi. Ahangaha amasomo y'ingenzi ni amasomo uzakora mu kizamini cya leta. Niba ari amasomo 5, ayo masomo yaha umwanya ukurikije n'ubukomezi cyangwa se n'uburemere bwayo. Hari amasomo uba wumva cyane, hari amasomo utumva cyane. Amasomo utumva cyane uba ugomba kuyaha umwanya mu mayetide munini kugira ngo nayo ujye kuri ekiribure nk'iya masomo yandi ushoboye. Irinde kwiga ushyira mu mutwe, ufata mu mutwe cyane, ahubwo
wihatire gusobanukirwa n'ibyo wiga. Ahangaha niba wiga ikizamini cya leta ntabwo uzavuga ngo urafata umwanya uboroke. Kuboroka iyo biborotse utabyumva n'ubundi ubyibagirwa vuba. Bishatse kuvuga ko bisobanukirwe, umwanya wo gushaka usa nkaho wifata ku mutwe uzaza nyuma. Unafite gahunda yo gushaka kwifata ku mutwe buriya wabifata ku mutwe nyuma urimo ufinariza ugeze mu gihe cyo gushaka gukora ikizamini. Ariko mbere niba wiga bisanzwe, iga ugerageze gusobanukirwa cyane kurusha gufata mu mutwe. Aha nanone ikindi kintu ushobora gukora resume cyangwa summary y'amapointi runaka uba udasobanukiwe cyane ushaka gufata cyangwa se gusobanukirwa. Ako gasamari ka pointi uba udasobanukiwe ushobora kukandika ukajya ugerageza kugasubiramo kenshi kugeza igihe za mbogamizi wari ufite kuri ya mapointi amwe n'amwe y'isomo nayo ajya kuri calibre cyangwa se ajya kuri level nk'iyandi masomo wize muri iryo somo. Tugeze ku gice cya gatanu. Inama ya gatanu, shaka ubufasha igihe bibaye ngombwa. Ahangaha biravuze ngo niba uhuye n'imbogamizi mu gihe uri gutegura ikizamini cyawe, ntubyihererane ngo ugende wigira umunajwa. Shaka ubufasha bushoboka, wakegera mwarimu, wakegera bagenzi bawe ukababaza, wakegera aho wakura amakuru yose yagufasha. Ahangaha uba ugomba kubushaka, bwaba n'ubufasha bw'ababyeyi nabwo buba bukenewe kubera ko hari dokima za ngombwa uba ukeneye, hari ibikoresho bya ngombwa uba ukeneye kugira ngo ikizamini cya leta ube wagikora neza. Urumva ntabwo ugomba kubyihererana rero. Aho bishoboka shaka ubufasha. Ushobora kujya mu matsinda yo kwigira hamwe kuko nabyo bishobora kugufasha gusobanukirwa. Ntugende ngo ube nyamwigendaho. Ushobora kwiga ibintu wabifata ugashaka bagenzi bawe nawe ugerageza gusobanurira kugira ngo urebe neza ko uko ubisubiramo usobanura ugenda urushaho kubimenya kubarusha. Inama ya gatandatu, jya uba umunyarutonde. Ahangaha bivuga ko ugomba kwiha ingengabihe cyangwa se timetable, gukurikiranya amasomo cyangwa se ushyira amasomo ku gihe cyangwa se wiha orere y'uburyo ugomba kuzajya wiga. Tegura neza ibikoresho, inyandiko n'amasomo yawe kugira ngo wige mu buryo butarangwamo akavuyo. Niyo mpamvu ugomba gutondeka ingengabihe y'uburyo ugomba kwiga, utize mu kavuyo ahubwo wize ibintu biri ku murongo. Koresha uburyo bufatika bwo kwiga nka flashcard, ibyerekana ibishushanyo nka diagram cyangwa ibishushanyo mbonera nka chart. Ibyo nabyo bishobora kugufasha gusamarizinga isomo ku mwanya muto cyangwa se mu magambo makeya, bikaba byagufasha kwiga iryo somo ku buryo bukoroheye. Hari inama ya karindwi, itegure neza mu mubiri no mu bwonko. Ahangaha igihe udafite umutekano, igihe mu mubiri ufite umujagararo, buriya gutegura neza ikizamini byakugora. Fata indyo yuzuye kugira ngo ugaburire ubwonko n'umubiri wawe, ibyo bizagufasha. Uryame amasaha ari hagati ya 7 n'8 kugira ngo wirinde gucika intege. Ahangaha iyo utaryamye ukihakura amajoro menshi nturuhuke, n'ubundi n'ibyo wize ntabwo bifata, ntabwo uba ufite ubwo bushobozi bwo kubigumana no kubisobanukirwa. Ikindi, imyitozo ngororamubiri ni ngombwa. Niba wize unaniwe, fata umwanya ugende ukore iyo siporo, uruhuke mu mutwe, hanyuma ubone gusubira kwiga. Hari inama ya 8, shyira mu bikorwa ubuhanga bwo gukora ibizamini. Ahangaha ubuhanga bwo gukora ibizamini, menyereze gusoma amabwiriza neza mbere yo gutangira ikizamini. Uko ugenda urushaho kugenda ureba ibizamini byo mu gihe cyashize, uba ugomba
kwibana n'ariya mabwiriza ukaba warayasomye kare ukayimenyereza ukamenya ngo amabwiriza avuga iki mbere yo gukora ikizamini. Ayo mabwiriza ntugomba kuyarengaho. Abanyeshuri benshi amabwiriza basa nkaho batayitaho bagahita bakora ikizamini, ariko kudasoma amabwiriza biri mu bintu nabyo byagufasha gutsindwa. Ugomba gusoma amabwiriza kugira ngo mbere na mbere urebe ibyo bakubujije n'ibyo utagomba gukurikiza. Tangira ku kibazo niba ugeze mu kizamini utangiye gukora. Ahangaha barakubwira ngo tangira ku bibazo byoroshye mbere y'ibikomeye cyangwa se ibigoranye. Ntuzahere ku kibazo gikomeye ngo nuko gifite amanota menshi. Icyo kibazo gikomeye kikunaniye uriyamburiye cyangwa se ukwibureminga kugeza igihe n'igihe utereye umutwe n'ibibazo byoroshye bikaba byakunanira kubera aho washoboye kwizira. Hera ku bibazo byoroshye ugana ku bibazo bikomeye. Ikindi, cunga neza igihe. Niba uri mu kizamini cya leta, cungana n'igihe kitagusiga. Abanyeshuri benshi cyane batsindwa atari uko bazi amatsiyeri, ahubwo ari uko management y'igihe ibagora kuyikoresha. Iyo management uzayicunga gute? Iyo management uzayitoza mbere y'igihe, muri kwa kundi wiga, kwa kundi ufata kweshoneya ukiha amasaha, niba ari amasaha 3 ukagerageza kuyagabanya ukavuga uti njye mu masaha 2 n'igice ikizamini mba nkirangije kandi ibyo nshoboye ndashoboye kubishyira ku ruhande. Ugomba kwimenyereza gukoresha igihe neza, kubera ko nabyo buriya birafasha mu gutsinda neza ikizamini cya leta. Inama ya 9, irinde gutinda kwiga. Ahangaha gutinda kwiga, tangira kwiga hakiri kare. Hano kuzategereza mu kwezi kwa nyuma gusoza muri gukora ikizamini cya leta, kuzategereza icyumweru cya nyuma. Tangira kwiga hakiri kare, tangira kwiga ubu ngubu. Hanyuma uko ugenda ubisubiramo kenshi ni nako uzagenda ubimetiriza cyane, ku buryo bitazakugora igihe uzaba usigaje igihe gito kugira ngo utangire gukora, cyangwa se igihe cyegereza cyo gukora ibizamini bya leta. Gabanya amasomo menshi mu bice byorohera kumenya buri munsi. Ahangaha uba ugomba kumenya ngo uragira ingengabihe y'uburyo amasomo uzagenda uyagabanyamo n'uburyo uzagenda uyiga ukurikije uko amasomo akomeye cyangwa se akoroheye. Ibyo rero nabyo bizagufasha kugira ngo amasomo yige ku buryo bukoroheye cyangwa se uyakurikiranye ukurikije uburyo akorohera. Inama ya 10, uba ugomba kwiyubakamo icyizere. Ugomba kwiyubakamo icyizere kuko ushoboye, apana kujya mu kizamini cya leta wumva utizeye cyangwa se nta cyizere ufite. Ahangaha iki cya 10 ni ingirakamaro cyane. Inama ya 10 rwose ni ingirakamaro. Utigiriye icyizere nta wundi muntu wakikugirira. Buriya ibintu byose ushobora no kuba utanabizi ukagenda wenda usa nkaho uri guhuzagurika, ariko iyo wirenyemo icyizere no ku munota wa nyuma, buriya ushobora gutsinda neza ikizamini wibuka ibyo wize mbere, utajagara, utagize gutuka, wagitsinda neza kubera ko icyo cyizere gifite. Tekereza ko ushobora gutsinda kandi wishyirireho intego zishoboka. Ugomba kwishyira intego zishoboka kandi ukumva ko gutsinda nta gitangaza kirimo. Icyo gitangaza rwose nta mbogamizi wagombye guhura nazo kubera icyo cyizere warangije kukiha. Inama ya 11, ongera usubiremo ibyo wize. Apana kwiga warangiza ugashyira hasi ukajugunya ikaye ngo wabimenye. Oya, apana, subiramo. Jya usubiramo mu masomo yawe kenshi kugira ngo wibuke neza ibyo wize. Koresha uburyo bw'incamake bwo gukora samari incamake, cyangwa kwigisha abandi ibyo wize. Uburyo bwo kwigisha abandi ibyo wize nabyo byagufasha kubera ko
bituma urushaho kubimetiriza cyangwa kubifasha cyane cyangwa kubifata cyane, bikaba byakorohera. Akantu ko kwigisha abandi ibyo washoboye kwiga ni keza, ntabwo ugomba kuba egoyisiti. Inama ya 12: itunganye neza ku munsi w'ikizamini. Ku munsi w'ikizamini ntabwo ugomba kujagurika cyangwa se kugira umutima uhagaze. Tegura ibikoresho byose bizakenerwa, harimo ikaramu, ikarita y'ishuri, irangamuntu n'ibikenewe n'ibindi bindi, ubishyire ku murongo. Umunsi ugomba kubishyira ku murongo ku munsi wabanje. Kugera kuri santere y'ikizamini hakiri kare, ikizamini gitangire cyangwa se kizatangire warangije kwitegura, nta bwoba bwashize, wahatembereye ku buryo rwose ikizamini kizatangira nta gihunga ufite. Inama ya 13: ugomba kwirinda ibikurangaza. Ihatire kwiga kandi wirinde gukoresha cyane imbuga nkoranyambaga cyangwa se n'ibindi bikoresho bidafite akamaro. Ahangaha rwose niba gutegura ikizamini cyawe cya leta, ibintu by'imbuga nkoranyambaga bitajyanye n'amasomo waba ubyigomyeho gatoya. Rwose uba ufite umwanya munini cyane uzabikora cyangwa se uzabikoresha, uzabikenera, byaba kuzakenera kubikoramo na bizinesi, dore ko muri iyi minsi birashoboka ko ziriya mbuga nkoranyambaga zagutunga. Ariko muri iki gihe uri gutegura ibizamini bya leta, uzishyize ku ruhande kuko nazo zirarangaza. Buriya izi mbuga nkoranyambaga zirarangaza, nuzijyamo ugategura n'isomo ryawe, nujya kuri Facebook cyangwa kuri WhatsApp cyangwa se ukajya kuri YouTube, wari urimo niga unakora titi, ubwo bizaba birangiye nyine iyo saha wari wateganyije kwiga ibipfuye ubusa. Ibintu by'imbuga nkoranyambaga ubishyize ku ruhande, utegura ikizamini cyawe rwose, aho kugira ngo umwaka uzawukoremo 2, uwukoremo 1, hanyuma wundi uzidagadure cyangwa wisanzuye muri ibyo bindi byose. Shaka ahantu hatuje kandi hahagije ho kwigira. Niba ugiye kwiga, nta mpamvu yo kwigira mu kavuyo. Shaka ahantu hatuje, icyumba cyawe wenyine cyangwa se natire, ujye muri natire, ujye munsi y'igiti ahantu hari akayaga, wiga utuje ku buryo usobanukirwa n'ibyo uri kwiga, kandi n'uwo mutuzo buriya urafasha, utuma usobanukirwa n'amasomo yawe ku buryo bworoshye. Inama ya nyuma ari nayo ya 14: wiyubakemo ingufu zo kudacika intege. Ahangaha ntugomba gucika intege ngo hari amasomo utari gusobanukirwa neza, cyane cyane nk'iyo iki kintu wagitekerejeho mbere y'igihe. Inama niba waragerageje kuzibona mbere y'igihe, nta mpamvu yo gucika intege mbere. Niba wahuye n'imbogamizi mu masomo, menya kuzimenya no guhindura uburyo bwo kwitegura neza no gukuramo izo mbogamizi. Irinde guheranwa n'amakosa yakozwe mbere. Niba hari amakosa yakozwe mbere yo kutashaka gusobanukirwa, nta mpamvu yo guheranwa nayo. Urugero, tuvuge ko wenda wagiye mu kizamini cya leta watangiye gukora, hari ikibazo kimwe cyangwa 2 bikunaniye, nta mpamvu yo gucika intege, aho harimo n'ibindi. Nta gupanika, nujya gupanika n'ibindi byose bizakunanira. Icya kabiri, ushobora gukora isomo rya mbere ukabona ntibigenze neza, warangiza ukaba wacika intege. Aho ntibigomba kugenda gutyo. Niba ukoze isomo rya mbere ukabona bitagenze neza cyane nk'uko wabyifuzaga, shyiramo agatege, nta mpamvu yo gucika intege, kubera ko buriya amasomo yandi asigaye wanatsinda neza kandi irya mbere bitagenze neza. Urumva rero ko gucika intege ari uko ngo isomo ryakunaniye cyangwa se hari point runaka utari gusobanukirwa, ntabwo ari byiza. Izi nama uko ari 14 tubonye hariya haruguru, uramutse uzikurikije neza, rwose ikizamini cya leta wagitsinda, kandi n'ariya amanota bafatiraho nta munyeshuri wayagura. Izi nama 14 uramutse uzikurikije, ariya manota bafatiraho, ubu basigaye bafatira ku manota muri A level, advanced level basigaye bafatira kuri 50%, ariko nta munyeshuri ariya manota wayabura aramutse izi nama zubahirije neza zikurikije. Rwose ibanga ryo gutsinda riri ahangaha, ubikurikije
neza, ukazikurikiza neza kuva ku ya mbere kugeza ku ya 14, nta mpungenge wagira, nta mbogamizi wagira. Iki kizamini rwose ntabwo cyakunanira. Niba wakunze ibiganiro, niba iki kiganiro wagikunze, wakora share, subscribe na comment, tukazakomezanya no mu biganiro bikurikira. Murakoze.